umugabo wawe arangishije ihangane umugabo ushinga ku ijosi nk'ingwe neza neza niko yabaye uriya mugabo yaranyobeye yugumaho ngaho nkakwereka ndabona iminota ndabona ibigenda kandi nubwire ndagira ngo umpe nimero zawe tuzavugana kuri telefone noneho reka ngende burije njye gutega moto kuri telefone ariko si koko ganza iyi myenda yica koko agira ati aho ndebera baganza Karame chérie asanya agatebe se hariya tukaba tuganira rero ntumishe koko kandi kudodera akakenda akaza kayicara hano tuganira akazi niriwemo natumvune gusa umva rwose meze nabi cyane umugabo wanjye waba ukora sakano akunanura akamasaje njya numva nabakire hariya we hano we ewe imitsi rwose wagira ngo yarazibye neza neza kuba wavunitse mugabo wanjye se ugira ngo ijosi rwose ni wagira ngo imitsi yazibye reka nawe akundi papaga imitsi yazibye pe wagireka kwihagararaho koko kuzi ko ntacyo mba nakwimye nshoboye ukisabira kuzi ko uri umugabo wanjye ukaba umuvandimwe wanjye kirenze wowe n'inshuti magara aho we utabyikorera se umwanya ubikora koko ntunseka aya se kandi winyekerereza nabi gusa ngira amahirwe njyewe ufite umugore unyumva rwose niriwe mvuga reka jya umbwira byose ntabwo nabimenya ariko mani wazambabariye koko ukamera umugabo wanjye icyo gukora ukamugabanyiriza imirimo nk'iyi mvune koko urabizi papaga mu gihe nta kindi nzaba ndi gukora hano ntabwo uzongera kunsiga ntuzongera kunsiga kuri iyi mbuga tugiye kujya tujyana nimba uteruye ibuye rimwe nterura irindi nimba uteruye amatafari 3 nterura 2 ko nanjye imbaraga nzifitera gusa kandi ko birakariyemo none se ibyo ngibyo rindu bivuga gutyo nigeze mbigusaba jya uguma hano mu rugo gumane n'umwana wawe usigara umwitaho aha ganze yamaze gukora nagakira igitamba ntabwo ari byo rwose ariko ubundi papaga ubu koko ujya wireba reba ukuntu umaze gushiramo ukora imirimo y'imvune nariye ariko ubundi papaga ubu koko ujya wireba reba ukuntu umaze gushiramo ukora imirimo y'imvune utanariye biri gutuvunikira twe turi hano twicaye hano tugomba kujya dufatanya reba ukuntu imisaya yawe imaze kumera y'amaso yawe meza yarahenengeye paga mwanzuro nangije kuwufata kandi nimba ngusuzuguye rwose ubyihanganira ariko rwose umugore wa uri igitangaza rwose uri igitangaza abandi baba bashaka kwirirwa mu rugo biyicariye naho wowe ngo urashaka kujya kwirirwa uvunagurwa n'ibikarayi ubwo koko urumva bishoboka none se ubundi ngende inyoni uterera mu ariko ntacyo se rwose tujyane si wumva se ubwira Abisirayeli amategeko 10 kuva 20 igice cya mbere haravuga ngo Imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yawe ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose ubigezemo na ntagaruriro cyangwa hasi haya noneho wagenda haya icyemezo cya nyuma nta mesaje numvishira kandebe iyi mesaje rero sheri yanyandikiye umva wakivagunde cy'umugore we nicuza kuba hari abantu bazi ko narushye ngo ndashaka imburamumaro
yo guhozwa mu ziko. Ahubwo se izi modoka zitwara imyanda zizi ko ubu nicaranye n'umwanda ukwiriye kuba waragejejwe muri puberi induba, ukaba waratwitswe ukabora nk'indi myanda yose. Rega mesaje rwose ikivagunde cy'umugore ngo bazi ko warushye ngo urashaka, ariko mana yanjye nararushye ko. Izi mesaje nizo yanyandikiye, ariko agahinda karagwira ko ngo ndi umwana ngo nkwiriye kujyanwa muri puberi induba nkatwikwa n'indi myanda yose, ariko akumiro kabaho koko. Umurugurabwira koko mahise k'iyo mwanda bawusuhuza yarangiza akarwana ubwo ngwana umwanda w'inzu ahite ngo ni umwana umwe kujyanwa muri puberi induba ngatirwa n'iyindi myanda yose. Umva ntabwo biri bucira ikivagunde umwana, ikivagunde umugore utagira ubwenge ukwiye guhezwa mu ziko. Umva ntabwo byacira. Umva reka nkubwire, kenyera umukandara ukomeze, nanjye nkenyera igitenge nkomeze, ndaje duhangane, urugamba rugiye gutangira mu rushya. Reka mpamagare sekundu kanshake nimero mpamagare. Ese ubwo koko ninzi ndarana gute ko urabona ukuntu hari hararaye we, ahubwo nzana agasuka naharure da, urabona hamaze kurara rwose. Ubu narangaye ntewe ni wowe ahubwo njye uraboneza amakuru kizi ni meza. Iminsi mishya mwana we, mwese musigaye munungura gute? Wowe na sheri wawe uri he? Sheri wanjye ntabwo uzi ko yaje se? Mana ngo ngwiki numbwira ko mutarabonana. Sheri wawe Olivier yaraje. Mbwiza uri kunyinisha cyangwa ntabwo mukinisha mawe se umuntu w'umukecuru nagukinisha. Yaraje ajya hehe se? Reba vacancy ya mbere ntabwo nigeze mubona, vacancy yige musaka bivuga ngo uko sindamubona. Uri kumbwiza ukuri cyangwa urambiye? Ntabwo nakubeshya mwana wa, ahubwo biranunguye kubona mutaravugana. Mama Ganza ubu tuvugana ngiye kuvanga njya kumureba. Ahubwo watira ahubwo rakoze kumiyo nkuru ruka mujye kureba. Iyi nimero mpamagaye ni yandera. Alo? Alo? Meze neza cyane rwose. Ibyo suri kubimbaza kubera iki? Ndashaka kuza mugira inama kuko n'ubundi tera twika wagiye gukugira inama ukadufasha. Uriya mugabo wawe se nabonye ushinga mu ijosi boshye ingwe biciye umwana, naramuka amenye ko uje hano aho biri bukugwa amahoro, araguhitana akeka ko hari ibyo turi gupanga. Bo ntacyo nyarukuze, mfite umwanya mutoya cyane kuko hari inama ngiye kwitabira mu masaha make ari imbere hano. Ubwo rero banguka nta mwanya afite uhagije. Sawa nyarutsa karibu kandi. Sawa. Hana wewe sinzi niba mpamusanga ariko uko biri kose Mama Ganza ntabwo yambeshye.
muraho cyane muraho sashimye ahimbazwe yego ko tutabamenyeze kumushaka kwa mutanzi ntabwo nakunze kuwugenderera cyane ariko nitwa Jojo yego Jojo narinje kubabaza niba Olivier yaba Olivier se muraziranye turazanye n'inshuti yanjye ni inshuti yawe rero numvise ko yaje nagira ngo mbabaze niba hari Olivier Olivier hano hari umuntu ugushaka Ndeze papa gerayo umurebe meze neza ariko wowe waranyanze ikora rwose urabizi nawe reba igihe cyose gishize ni ukuri basi mbwira niba waranyanze mbe ngo bibwira ntabwo nabikora urabizi ko ariko ari wowe gusa nawe undi ntabwo nakwicara sheri basi mbabarira tujyane kwa Maganza aho Maganza mukumbuye nanjye yari ari kumbwira ngo aradukumbuye cyane tujyane rero tujye kumusura reka nze ukuri nkagufata nk'ibinyoma none ubu nanjye ndiboneye none ubu reka ngire icyo mbivugaho nubishaka uzerekeza aho wavuye zitware nk'uko nabikwiriye umeze ute moto iso mukomere cyane amakuru ni meza kugera muri gare se ntabwo ibihumbi bibiri ari menshi ra ntabwo ari menshi nta kibazo uri kujya haya icyemezo cya nyuma ese amasahane koko ndi koza nta n'agasabune kuko aracya koko amasahane ari buke koko ntabwo bizoroha ni karibu. Mwiriwe. Uraoneza wanyu. Uraoneza. Bravo maga. Amakuru. Amakuru ni meza. Yo, ni karibu cyane mbakumbuye bana banjye. Ni karibu rwose. Reka amasahani yo ndabanyoza reka njyane. Ndabanyoza. Reka nze mbaho dutebe mwicare. Amakuru. Kandi meza ndaho ndashima Imana. Nese umeze mute? Tumeze neza kabisa. Yo buko kuyo mwambwiye nakora nakantu mbategurira abashari. Byadutunguye natwe ntabwo twari tubizi. Marko ko Jojo mva mubwira amaganza. Ntabwo twari twateguye kugusura ariko urabizi nanjye yo moyera bewa. Niyo mpamvu natwe tuza. Gusa nyine tanaguteguje. Ukuntu rwose mukundana ndabikunda cyane. Ntabwo mumeze nk'inkunda rubyino z'iki gihe. Mu rubyiruko rw'iki gihe mana yanjye rwibase mu byo bwenge ubusambanyi sinavuga. Mwe muratandukanye bana banjye gusa muzakomerezaho. Mujye mwirinda biriya bintu ntabwo ari byiza. Twe tubyanga cyane sibyo sho. Nibyo. Ahubwo se mamaga. Yego. Komero kunyaka nimero za professor mwaravuganye. Oya ntabwo twavuganye. Twavuganye. Ariko ngo aho yaboneye amafaranga uburaya bwe no guhohotera umugore ngo byari ikubye. Aha. Abayahimbye amafaranga. Bamwe mu bayatunze bamahora ari mukada. Gusa wayamanje n'umugabo wanjye. Akwereka icyo nikorera. Erotse kumucaho hariya hepfo ariko bakiranye n'inzu yabuze n'abakozi ngo banga kumukorera kubera nyine amahane. Amaganza.
rero tukurebyeho Ese muragiye bana ba tuzagaruka ariko urabizi iyo turi kumwe na shere wanjye iteka dukunda kugusura subizi yego ndabizi rwose rero reka ngende njya gufasha uyu mukecuru urabizi nta kibashije ndabizi cyane ajya nakunshimira rwose ngo umwana mwiza hehe n'imirimo yo mu rugo rwose yarayibagiwe ubuhari rwose gusa ujye umufasha ama ujye umufasha rwose durarakuri arashaje nahisemo neza shere wanjye aritonda cyane ni mwese ndabakunda muri abana beza rwose ndabashyigikiye mu rukundo rwanyu mukomereze turabukunda natwe mu maganza yego ubutaha muzansure mwabipanze ubundi tuganire nka cya gihe rwose ubu ntabwo nabarenganye tuzamwishimira rero reka nawe reka tugende ubwo rero uzagaruka cyane mugenda abana banjye murakoze yego namwe kanze mbarenze irembo ariko ntabwo mwagenda uko gusa reka mbaherekeze aramahoro yawe ibuhoraho ari ibyishimo byawe kinege magako numva wahimbawe ubonye urubyiruko rwawe ruvuye kugusura rero ndumva wishimye cyane pe umva nishima si abana banjye baje bongeye bagarutse kundeba uzi ko urakundwa koko abana abakuru siko hari igihe nzaza agasanga bakuntwaye akareka ngo bazatujyana nakuzi ko none najya gusize ubwo bazatujyana umva ni igitangaza noneho sanze rwose wishimye upagarika nkubwira kandi gakuru bampaye barambwiye ngo kwa profesa ngo ari ahantu ngo ari kubaka inzu kubakisha inzu nyine yubakiranye na hepfo ku gasantere ubwo ari gutanga akazi cyane rwose yewe uravuga ngo akazi kabonetse umva ubu ngiye kugakora nizere ko rwose profesa atazatwimakaza ni ukugakorana imbaraga zacu zose ku buryo nibura natwe twongera tukagira icyo twigezaho rwose niko bimeze imva inkoko niyo ngoma ni ukuzinduka ugomba kuhagera wenda nkabera umuzamu niko bimeze barasanga nahabaye umuzamu neza neza yavuga uti twahabaye abazamu kuko nta buryo turakabonye twembi nyine turajyana. Halo? Ese muri ano makaritsiye ni hehe utuye ko mbona wagira ngo nahayobewe? Kandi ese uburya wamamagara wahageze naha ngaha rwose naha kugira ngo wari wahamenye muriho mukomere cyane mukomere ese burya wawe naha ngaha rwose naha ni karibu murakoze wabivugaga nk'uwahageze n'ubundi wagira ngo hari umuntu wagutungiye urutoki niko nahageze reka narimbishye mbere sinzababwira ikintu cyari kizanye hano kukugisha inama ubu mu rugo iwanjye byaracitse byaradogereye umugabo amereye nabi anyita umwanda akanyita ikivagunde akanyita ikintu kitagira mbega n'icyo ntazi akambwira ngo nkwiye gutwikwa nk'indi myanda ngo nkajyana induba ubu reka mubwire arambuta imvune inkoni ubu narashize ntabwo nabikubwira ngo byumve umva umugongo waracitse mu mutwe iki amatwi ubu narwaye n'umuhaha kubera inkoni none nari nje ngugire inama nzirwa nagenze induba neza ahandi hamwe baroha imyanda iyi ngo nkwiye kujyana induba nkatwikwa nk'indi myanda umbwire nawe umugore wo kuba imyanda yo muri puberi nuko bimeze genda ushake indi telefone ushake indi telefone itari iriya itari inkoresha ushake n'indi simukadi ubwo ni indi telefone iri ku ruhande ariko ugenda ubimuhishe amenye ko ubifite bibike kure noneho nanjye urashakira ibindi nk'ibyo mugurire telefone na simukadi kugira ngo tuzajye twandikiranamo amagambo meza uburyo ariko bugamije kugira ngo turebe ko yababara kubera kubw'ishyari nabonye afuha cyane bikabije arafuha bikaze ubwo noneho rero ubwo nzajya mbana nakohereje ka mesaje ushakisha uburyo uyishyira hafi yaho anyura nanjye nishyira kuri saramanje cyangwa se ku meza aho hantu akunda kuba hari cyane
ibyo ngibyo umumaro w'ibyo ni uwo nguwo. Noneho nyuma tuzagenda tureba niba hari undi mupango twakora. Rero ibyo turabikora mu gihe kigera ku kwezi, ariko nabwo gishobora no kutagera. Nzi ko hari ko bizaba bimeze, ubwo nibitari byo tuzashaka undi mupango. Urakoze cyane. Ahubwo ibyo ndagenda mbikoze, ndagenda mbikemuye amafaranga reka nyagusigira. Aya ndakeka azabikora. Akira uzagenda ugura iyo telefone n'iyo simukadi, ubundi gahunda ni ntugasaze. Ubwo nawe genda uhite uyigura, numara kuyigura uhita umpamagara kuri ya nimero isanzwe, ariko nanjye hari igihe uri busange nageze ku yindi. Ngenda ahita nyigura nkoherereze nimero, ubundi uhita umpamagara. Ngiye guhita njya ku mujyi, duhite duhana izo nimero tuzajya twoherezanyaho ubwo butumwa bwiza cyane, utugambo twiza. Yego murakoze. Umugambi ni uwo. Sawa. Ubu rwose tugomba kujya mu kazi. Ariko ubundi sheri uri mu biki waje tukagenda? Ndaje. Reka banguka tugende. Wibagiwe ya parati. Banguka kaza. Ahubwo nanjye ninjize n'injerekani nayibagiwe. Seganza we uramusigara. Ariko se kugomeza kumugira igitamba mbuga. Ganza ni mukuru, urufunguzo ruri hano, arabyuka arebe mu nkondi ibiryo. Okay, sawa twagiye rero. Ahubwo reka tugende. Turazindutse koko. Kari tunye. Reka twicare hano dutegereza abandi. Akazi rwose. Karacyarimo akazi. Aho se ko nduzi n'abandi baza. Ahubwo ntabwo yorohewe. Ndabona rwose akazi karimo ari kenshi cyane. Nabona ko tuzakura amafaranga. Akazi karacyarimo rwose. Na installation nzayikora ahubwo. Dore ko twanazinze. Umuriro uhari. Ahubwo hari n'ibiryo. Tindara. Ndabona bariho batinda. Harya wigeze ugira nimero yiwe ra? Olivier ukakuma nimero ya professor kanze ndebe ko kayirebe turebe ko twatangira akazi cyangwa baduhakanire hakiri kare. Ndabona nyibonye. Kamubaze numva cyane. Mubaze wumva uko bimeze rwose. Mfata se ko nabonye ari n'umwirasi. Abantu rwose Imana ibaremo kwabo. Mwaramutse neza. Ndakeka mutamenye muravugana na Maganza. Wa muturanyi wanyu. Yego nyine turabashakaga twari twageze handi muri kubaka. Nenzanye n'umugabo wanjye tuje kubaka akazi. Yego. Tuba dutora amabuye. Ndi kumwe n'umugabo wanjye nawe nago njya kure y'akazi yaka rwose. Akazi kw'ikiyede rwose turabashaka. Yarabishobora rwose umugabo wanjye. Yego se. Hajya ngucungira abakozi. Yego murakoze cyane. Sawa. Twongeye twariye mwana. Yewe akubwiye ko nambwiye. Ngo agiye kumpa akazi, njye mufasha gucunga abakozi igihe adahari, ubwo nyine nawe urabyumva akazi nawe uragafite. Twongeye twariye yewe. Katureka kwiteza naho ko tugende tujye mu kazi. Ngo wowe nyine uba utora amabuye. Aya yose. Wowe wasigaye ngo igishahuro, hajya kumwe ngo no gupinyura ni ibiki? Gupinyura no kuzuza hasigaye hatuzuye nyine, ubu ni imbere mbega. Ngo ubwo rero nyine no gutora amabuye.
uri gupinyura no kugenda bafunga hano hose hagiye hasigara bashyitsa ku ese ni ibyo ofiseri rwose ni umuntu mwiza amutinya kubu yamaze kumvamo cyane rwose tugomba kubikora rwose ashyiramo n'agatambaro ubundi harya ngo ni uguterura guterura ibi byose ukuri nkagufata nk'ibinyoma guterura ibi byose noneho nanjye ndiboneye noneho reka icyo mbivugaho nubeshya kuzerekeza aho wavuye zitware nk'uko ubona bikwiriye amabuye asanga twayamazeho rwose fate n'akangaka icyemezo cya nyuma icyemezo cya nyuma inama nyinshi twarazi